Umuntu wambwiye ngo abantu bakora mu masaro bogosha ngo bakunda abagore cyane abakwaferi kuko niko kazakora iyo ngeso no kuri sinayenda yimuzi aya gusa nanje nyine byarantangaje narababaye nyine to kandi bibaho no kwihangana gahunda zo kujya mu murenge ziracyakomeje cyangwa bivuyemo cyangwa uracyitekereza Hagiye nicara nkiyumvira biriya bintu byarabayeho canke narabirose ni nukuri nibaza ko bitabayeho kwera gahunda ntizokomeza kubera ko hanige ahubwo imana ni imana imwembabazi sha nukuri bari uko barakina uburare barimo barakina umwe asoma undi n'undi yamuryamye ko umwe yambaye swim undi yambaye ese turi abantu bakuru ikintu image y'ikindi yatugaragariza ibindi tubwiwe niki kibyo bakora batari babikoze Abanyarwanda cyo mugari ngo amaso ararya kabura ibyo twaboneshije amaso yacu ko kabisa ni zabahoze sinshaka kuhura nawe aswari mbabarira ndakwingiye amaso yanjye ntashaka kumureba umutima wanjye sinzi kuzomubabarira kabiri sinabyizeye ntabwo ushaka kumureba uzi umuntu ubabaza umutima w'umuntu ukuntu biba bimeze wenda Imana ijya umpa umutima gusa wo kwihangana wo kwibagirwa ibyabaye ese biba bigoye nawe urabizi niba warigeze uhemukirwa n'umuntu ukunda tugere ku musozo w'ikiganiro kuko kino kiganiro kwihangana byagoranye kwihangana byagoranye birakomera Yes, nyamusuza kandi zirakomeze neza uri hose mu cyo bigiye bitandukanye basirazuba irengerazuba amajyepfo amajyaruguru mwenye nitwa Ceketuwa bakina n'abana ukina n'abanyina sura batandukanye mu cyo bigiye bitandukanye sibanganya inkuta na senye nangasa na mitima kuba nkurikira uramugaye shaka umwenyure bitwaye iki afikaye namanya afite wo kumwenyura nubwo utazi cyane Rwanda ariko wumva ibyo tuvuga cyangwa ngo rwari urundi Rwanda ariko ururimi urarutahura ndarutahura umunyarwanda ngo renzaho nuko ngo irengagize urumva ibyo wibuka ubirenzeho n'ibindi abari mu mujyi wa Kigali mumeze mute abari mu rw'imisozi igihumbi amajyepfo amajyaruguru urasirazuba urengerazuba abantu bari i Burundi abantu bari muri Kenya abantu bari mu Buganda bari muri Sudani mu Busuwisi mu Birigi abantu muri Saudi Arabia mwese meze mute muri Oman meze mute abantu muri Canada abantu bari mu Budage hari mu sister w'inshuti yanjye uva mu Budage no muri Canada no muri Amerika bose nize komeze neza abari mu nkambi zose z'igihugu tuze komeze neza ariko by the way tukiraho ngaho wabonye ibintu byabayeho mundi ku bavandimwe bavuye mu nkambi ya Ngarama umuhungu wafashe mushiki we aravuye mu nkambi ariko ngo bahuje nimba ari nyinya yaramukubise hahandi amukubita mugira ikimuga ariko dukomeze dusabe ubuyobozi bwo mu gihugu barimo ni mu Bufaransa ariko numvishije uramuvandimwe afite ubwana bw'ubwoko mu bandi imyaka amezi 8 bamukatiye amezi 8 makeya biza ko bamukatira nk'igifungo gikomeye kuko nagaruka azamwica iyo video nanje narayibonye warayibonye tukiraho ngaho abantu mugira amahirwe kuva mu bihugu byanyu byetandukanye mukagira amahirwe kujya mu bihugu byo hanze mwagirirwa amahirwe cyane cyane basaza banyu umuntu agakora nkabiri ati nushaka umfotore isi yose bimene ko ndakwica yamupfuye imisatsi bamwe bafotora amukubite inkokora zo mu mugongo amuvuna umugongo ibira bintu commentaire kwanza ku mpunzi ziva mu Rwanda zikagirwa amahirwe zikajya mu bihugu byo hanze bagize amahirwe urabivuga cyo utazajya mu cyatuzanye no munsi shabiya bintu si byiza gukubita umuntu nkaho menganye ntuze ukomenganye igikoko uri gukubita biriya bintu birababaje no kuri biriya bintu rero icyo nabibonyemo ibaze
umuntu arimo arakubitwa apfurwa n'imisatsi, hari undi ku ruhande urimo urafata amashusho ari gukamera, arimo arakamera, uriya nawe yagafunzwe. Ariko nukuri ahubwo bari guhera kuri uriya, uriya mukobwa ahabwa ubutabera pe. Uzi ko uriya mukobwa kubyara ko bizamugora, nawe yaramushigikira ngo ntareka ngo mukubite ngo ni musaza we. Ibaze nese twebwe bashiki bacu twabakora ibintu nka biriya, ahubwo twabifurije ibyiza. Ugize amahirwe wigire mu bindi bihugu, urumva Imana iragufashije bwa buzima. Muri Kongo wirirwa wumva uburyo hirwa havugira ki ibisasu, abantu bica nyine nta kundi wenda tunabivaho. Gusa hari abantu batakigira ubumuntu, abantu babaye nk'inyamaswa. Ariko tusabe uriya mukobwa ahabwa ubutabera, kandi uriya muhungu amezi 8 bamuhaye ntabwo ari amezi, kuko ntabwo kazabica, ni makeya zamwica pe. Ahubwo uriya mukobwa yarari gukamera ntabi bamufunze wewe, ahubwo bakanamufunze. Noneho na wa muhungu yahamagaraga ntamutabara, amuhamagara ntamutabara. Yarangiza akavuga ngo uruhare rwagize ngo na nyina mama wabo. Possible hari ibintu biba bidashoboka mu buzima. Biriya bintu ariko birababaje. Iriya video yabonye nk'igihugu cyose, umuntu akubita umuntu nkaho atari umuntu koko. Ndizera kuri mwe tuvuga bamwe barwumva, ndizera ko nanone abadukurikiye abanyamakuru bagenzi bacu n'abandi bajya batandukanye dukomeze dusabire ubutabera uriya mwana w'umukobwa. Abagize muri arakurikira ko uriya muhungu ntabwo rwamigwa yarafunzwe, kandi kuntu akiri mutoya. Ibaze ariko n'umukongomani by the way ntabwo twakatubireza amaso n'amakongomani nyeto basanga arabo kwa Gisegeti. Okay, reka tubiveho. Nibere kumwe n'umurundi kazi bamwita Bera ejo bundi rwose wabukirana ukoranye na Sabeti, barakibonye nyuma ya cyagiye tubagwaho, barakibonye. Hari ibyo Sabeti yatangaje, ariko aracyakimuniza, aracyasaba imbabazi, aracyatetera Bera n'abarundi bose ko yabonye komanteri he n'ibyabaye. Wanze gutanga imbabazi kubera icyo ukomeze kugingirira, nutanga imbabazi ku byabonye cyangwa ku mukunzi w'ibyo yagukoreye. Shashi abantu ubu baragoye kabisa. Ibaze gukundana n'umuntu igihe kinini, mugakundana nta kintu yakuburanye, urumva nawe ntacyo wamuburanye, mufashanya mu bintu byose, nta bintu mutayaga, akifata none mugiye no gukora ubukwe akaja kuguca inyuma. Ese ni ibintu bibabaje n'ukuri. Ariko bari wasanga ari cyakuburanye nanone. Sha warigeze umubaza ko hari ikintu yamburanye? Mu kiganiro twagiranye yaravuze ati, ariko nandi nakubwiye icyo namusubije ngo gutuma umuntu yamara amezi 2, 3 mudahura, ngo nanjye umubiri warananiye. Uwo mubiri yakubwiye je nta mubiri mfise nyine ngo amezi 3 umara uri mu kazi Burundi. Urukundo ntiruraba amezi canke imyaka. Niba ukunda umuntu by'ukuri, nubwo mwahera imyaka 1000 mutabonana, urukundo gukuri ntirupfa. Urukundo rw'ukuri ntago rupfa. Rero nareka kwitoza ngo umubiri siyo idutwara, nitwe tuyitwara. Reka kwitwaza ngo imibiri ngo yaramugwe, uwo mubiri je kubera kutangoye. Hari ibintu bita kubaha umuntu muri kumwe no kumwubahuka. Hari igihe nyine nanjye ndavyumvira nkavuga ati ibi bintu sinibaza ko byigeze bibaho. Sha gusa nyine umutima wanjye yarawujombaguye, kujombagura ikintu, gufata ikintu icumu ugacumita mu mutima w'umuntu. Ihangana. Ariko mbona atari ntago mu cyurubanza naramubwiye, nimba utihanganye umugore wawe aho yagiye umwaka umwe imyaka 2, ariko ari ikintu yambeshye tuzagendanyeho neza. Yaravuze ngo no Musiramu, maraza kongera kumubwira ngo inzoga ngo baramubwiye ngo Knowless ziranzoga ziraho ngaho ntago zisindisha ngo niki. Ariko usanga buriya uriya mukobwa nawe ushobora gusanga araruzura muhungu, birashoboka. Kandi cyane umwana muto na mukobwa baramubonye, ni umwana muto ya cyane. Ese urabona ko uriya anye ndi gushaka kuvuga ngo sheri wanje yabaye ni sheri wawe, ariko ntabwo ari sheri wawe, n'umukunzi ni byahise.
sha imbabazi muri jewe ntazirimo kabisa. Uriya mukobwa n'umukobwa mutoya ku buryo utovuga ati yorusha ubwenge uriya cyokoze ntibibaho. Ahubwo ni ingeso mbi umuntu aba afise ataragaragariza umuntu. yanavukanye yambwiye ko mwabanye mu buzima bugiye butandukanye i Burundi, mwiganye ndetse no buryo mwaje muri munzi. Twaciye muri byinshi, twabanye muri byinshi, ibyiza ibibi byanje arabizi nanje ibyo ndabizi, ariko ari ingeso yarayangaragarije ntarinzi kabisa. Azi kumva ikintu ku matwi ukacirengagiza kubera ko kubaha umuntu ukunda, kumubaha, kwereka ko ibyo abantu bavuga byose ataco bigutwaye, ariko we wakabirengera akavuga shasha umutima wanje wabaye kabisa. Ariko hari umuntu wambwiye ngo abantu bakora mu masaro bogosha ngo bakunda abagore cyane, abakwaferi, kuko niko kazi bakora. Iyo ngeso no kuri sinayenda yimuzi. Aya gusa nanje nyine byarantangaje, narababaye nyine tu, kandi bibaho no kwihangana. Gahunda zo kujya mu murenge ziracyakomeje cyangwa bivuyemo, cyangwa uracyitekereza? Hari igihe nicara nkiyumvira biriya bintu byarabayeho canke narabirose. Ni ukuri nkibaza ko bitabayeho kweri. Gahunda ntizokomeza kubera ko hanige ahubwo Imana ni Imana. Inyembabazi sha ni ukuri. Ibaze nk'ibyo bintu yonza kubimenya basitwara abana. Muri kumwe n'umugore nk'umugabo, umugore ukajya nko mu kazi ugasanga yicara. Ariko nyine Imana ikora ikintu mu gihe cyayo. Ariko hari umuntu wavuze ati ntabwo abasanze baryamanye mu buriri, bari uko barakina uburare, barimo barakina. Umwe asoma undi n'undi yamuryamye ko umwe yambaye swim undi yambaye bogisi. Ese turi abantu bakuru. Ikintu imaje y'ikintu yatugaragariza ibindi bintu. Tubwiwe niki kibyo bakora batari babikoze. Abanyarwanda aca umugani ngo amaso ararya kaburara. Ibyo twabonesheje amaso yacu yego kabisa ni ibiri mu nda, indi tabonye. Ariko amaso abona byinshi. Hanya ngo ravuze ngo aricuze ngo byabaye. Ni ukuri twashoye n'ikiganiro kuvuga byanze pe. Nzabahuza. Sinshaka kuhura nawe. Aswari. Mbabarira ndakwinginze. Amaso yanjye ntashaka kumureba. Umutima wanjye sinzi kuzomubabarira kabiri. Sindabyizeye. Ntabwo ushaka kumureba. Uzi umuntu ubabaza umutima w'umuntu ukuntu biba bimeze. Nyine komera Imana ishobora byose. Yangana tuganire. So muri commentaire nyamuna mutore agatebe ari muri saro zanyu, baturera kuri flat, baturebera kuri ku mbuga zigiye zitandukanye. Mujye muri commentaire beraza azadusama. Ndiye cyo navuga nuko umuvandimwe wawe mwanyuriye mu buzima bugiye butandukanye. Mwabya nitwawe tubonanye byura muvandimwe akoreye mu gihe mushiki we. Urumva? Ibi byose niba biva munagakorera ndubugome. Ndicuza basi kuba twaranamenyanye byonye. Bawe kicuza. Ndicuza basi ibiriya bihe iyo tubinyuranamo basi turi abantu b'abagenzi basanga. Pana tudakundana abantu. Uzi umuntu ubabaza umutima w'uwundi ukuntu babimeze. Nta muntu arakubabaza Esia, nta muntu arakubabaza wowe ngo wumve ukuntu. Abyeho rero kabya. Noneho kuri ruriya rugero. Ye nababajwe n'inshuti abagenzi bo twakoranaga ibiganiro. Ibaze rero babajwe n'umuntu ukunda, umutima wawe ukunda. Ani zakomeze mu rugo rwanjye kugenda neza. Imana izamubabarire n'ufuza. Ako Imana imubabarira abo. Wenyine ajya afata agatebe yicari yicuze. Yicuze kabisa. Ora mukobwa so nzabahoze amazi ko mazi. Wenda ari byinshi wamubaza nawe yagusobanura ko wamubaza yanagusobanurira nta kitagira impamvu cyangwa nawe ntabwo mwica. Inshuti yanjye. Iyo nci inyuma basi umuntu ntazi.
none wibaza umukobwa w'inshuti yawe kandi warambwiye ngo wajya kuva mu nkambi ukajya kumureba rafiki yako ndo adui yako nukuti barabivuze sibyo se nibyo rafiki yako umugenzi wawe ni wakugambanira umugenzi wawe wo kwicisha umugenzi wawe nta kintu na kimwe atogukorera cyokoze kandi anabishatse yo gukiza buryo umuntu utizera yakugira neza no kugira neza wowe wiza kwakugira neza ni ubwiye umuke nukuti ibaze no yanciye inyuma ku mugenzi wanjye umugenzi wanjye basi yabikorana n'undi muntu ibaze kwishyura ibihumbi 100 by'amanyarwanda ubwo mu marundi ni 500 cyangwa 400 na ubyishyurira umuntu ibaze kuko abantu atamutima bagira n'ukuri basi bajya bumvira ikigongo umuntu basi uzogenda umwegera umubaza ati urumva nyine utekanye ntabwo yatekana ate nzojya ku gasozi kakure icyo kintu nicyo kintu cya mbere vraiment kibabaje mu buzima gusa ikintu cyose kibaho kugira kikwigishe nta kitagira impamvu ko bibaye kare basinda nabishimira Imana kurumva amakuru mfite ko mwamanye nk'imyaka igera muri 7 twabyita kare ahubwo byaba ari kimana ikweretse hataragira ikiba gikomeye cyane n'ukuri kandi ndabishimiye kuko mu itegeko rya Repubulika y'u Rwanda iyo waraye ku idarapo yeme kuba umugore w'umugabo n'umugabo keme kuba umugore nako umugabo w'umugore byahuye abari umugore nyawe usezerana ariko nyangazahinduka rega kwiga no kwiga nta guhinduka ntazahinduka ahubwo je ndabibonye naratiye tubwiwe niki ko atabikora mbere yuko ndamufata je ngenge siba muri nyirayo cyane usanga yarabikora nyene ahubwo baca umugani mu Kirundi ngo imisi y'ibisuma ni imisi 40 gusa iyo umunsi wawe wageze wa 41 urafatwa wa 41 urafatwa ndi yakugira igitekerezo cyo kujya kwa muganga ngo ne bamwe bavuga bapfumu abandi bakavuga abaganga impamvu nagiye nuko ntari nizera ko ibi bintu yobinkora ntago wumvaga ko abaturanye nabo turagaruka navuga ko abantu baravuga kandi abantu baratera kandi bagira amagara kandi bivanye n'ukuntu nigiye mumaranye n'umuntu ntushaka kwizera ko ibintu abantu bavuga byo ari byo yego nibyo hari igihe abantu bavuga ibintu bitari byo ariko hari n'igihe bavuga ibiri byo ukavyirengagiza gusa kubera ko ukunda umuntu n'ukuntu umwuba n'ukuntu mwizera baze gukundanya iyo myaka yose n'umuntu ukumva mugiye gukora mariage ngo bagucinyura can you imagine ni ibintu so bitoroshe nande se ariko bigaragara ko abaturanyi bajya kubabwira ati mu ncunge nabwo nta kizero ufite cyangwa bo barabibonye baravuga ati ese bera ko wa mukunze wawe tiyo tumubona gukena gutya hari abamamagara bakambaza se muracakundana nkamubwira ati sino gukundana gusa ko tugiye gukora mariage bakambwira uri siko gukunda nta gucinyo abandi bakambwira ngo amagambo menshi bakambwira ibintu byinshi bitandukanye sindavyiteho kubera ko ukuntu mukunda n'ukuntu ndamwubaha nkavuga ati ndamwizera ibyo bintu nta n'ibyo yoko ariko yaranyigaragaje uwo ariwe dukurikiye nyamuna ndizera ko urubyiruko rwinshi rudukurikiye abari abategarugori urwaruka abashikiranganje mwese nimba ukunze umuntu koko akakwiha wese nago ari ngombwa kuba wamwereka icyo uri cyo ubwo ni ukuvuga ngo rega mu rukundo habamo byinshi hari indi muntu uzaririmbye nuza umuvandimwe wa Kidumu yishe sabuye boyihora yikitse mu byiza atoteza abandi hari ukuntu umuntu aba undi muntu urumva ingeso ze zo kuba yarishe
akazikomeza cyangwa umuryango wakomotseho sibyo agakomeza iby'iwabo bakoze winjiye mu story y'umugabo witwa Kazungu abantu 14 mu Rwanda bakobwa baravuga ngo umwana agenda nkase wenda sabite ashobora kuba se yarakundaga abantu abakobwa bagera muri 4-5 sibyo wenda ifite akagisho kuko yabona buri wese akamurarikira sibyo akaba yararikira umukobwa kubera impamvu mu kiganiro yabimbwiye ati rwose amezi 3 biragora ariko kwihangana urumva ariko akagera yanyo ko muntu ye ngo umwana ngimfura igenda nkase ariko agenda none uruhare rw'abavyeyi twega abana tokwere ku rugendamo uruhare rw'abavyeyi rubi ntawe twa kurugendera ahubwo dugende mu rwisi tugere ikirenge cyiza nk'icy'abavyeyi batubyaye basi niba bitanamwigishije isomo byigisha n'abantu kunda umuntu n'umutima wawe wose kubumbwa n'umuntu umwe nicyo kintu ciza mu buzima niba uvuga ati jewe bera ndakundanye na Sabeti reka ndamukunda ari umwe nta mpamvu yo gukunda abantu benshi nta n'inyungu irimo nta mafaranga birimo atari kuguteza abantu bakakwita indaya bakakubona nabi umutima umuntu afite umutima umwe kunda umuntu umwe byanyabyo so uje gukundana n'umuntu umwe urenze umwe cyangwa 2 3 ushaka nta mahoro abibamo ni ukubabariza umutima w'undi muntu gusa kunda umuntu umwe atakintu na kimwe witaye namukunze atakintu na kimwe nitaye ntitaye ko yo bafite amafaranga cyangwa atayafise navuga muri bike mfise cyangwa muri bike afise na tuzobisangira kuko umuntu akunda umuntu ariko ntabibone kuja kunca inyuma byo ntiyari yabitekerejeho basi abyibaze na gato byibura niyo yoba iminota 2 cyangwa amasegonda 30 akabyibazaho gusa kuko abantu badatekereza ku bantu bakunda iyo umuntu adashaka ikintu ashaka bavuga ngo uzobanza utekereza ikintu ushaka mbere yo kugira amahitamo y'ikintu kugira ntuzopfe gutekereza icyo ubonye cyose we shaka ikintu ushaka kugira ntuzopfe guhitamo icyo ubonye cyose rero niba yarahisemo kuvuga ngo nzokundana na Bena njya muca inyuma kuri uyu ejo ndamuca inyuma kuri uyu nta kintu na kimwe bizomumarira ni imyaka gusa uri umugenzi w'uzobimubwira nta kintu na kimwe bizomumarira nukuri nta naho bizomugeza n'umunsi umutima wanjye urababaye ariko ejo ashobora kwishima komera basi niko bimeze nanjye nababaye ariko komera sibyo banyuze muri byinshi byetandukanye bababajwe na byinshi bumvishe byinshi ariko komera baravuga ngo ubugabo butisuriyeho bubyara ububwa bambwiye ko watanze hafi 500 kugira ngo ureke kumva amabwire y'abaturanyi bawe aho wakodesheje inzu aturanyi bawe bakakubwira byinshi ukakubyizera ariyo mpamvu wagiye kugira gute kwa muganga gakora bati basinyereka arakwereka nizere ko nisi yose yabonye ariko igira ikigongo basi umutima wanjye n'ukuri ntibiteguye kumubabarira bera basi abarenze izina ry'abarundi bose bari mu Rwanda no hanze ibihugu bitandukanye abarundi ni inshuti zanjye cyane cyane aba mu mahanga ya kure urumva n'abari mu Burundi abari Ngozi abari mu mujyi rwagati n'abanyamakuru bo mu Burundi bakoresha umwanya barandi de promoter ba Isaac n'abandi bagiye batandukanye ba Da Silva bose mu izina ryabo nze ko kandi unasubira i Burundi nabo njye ngo ari byinshi muzaganiraho tubabarire twese basi shayisya mwe n'ukuri nta kosa mufise nta n'ikintu na kimwe ndi kubashinja ariko kumubabarira ujya we sinabizi sinzi iyo bizoba wenda Imana ijya umpa umutima gusa wo kwihangana wo kwibagirwa ibyabaye ese biba bigoye
biba bigoye nawe urabizi niba warigeze uhemukirwa n'umuntu ukunda. Tugere ku musozo w'ikiganiro kuko kino kiganiro kwihangana byagoranye kwihangana byagoranye birakomera. Kadusoreza